yicwe ni Faustin Twagiramungu wari wagenwe kuba minisitiri w'intebe wa leta y'inzibacyuho yaguye. Yaganiriye na Ali Yusuf Mugenzi ariko abanza kumubaza amagambo ya nyuma yavuganye n'uwari minisitiri w'intebe icyo gihe wakomokaga mu ishyaka rye rya MDR kandi wari umuntu we wa hafi muri politiki, Agathe Uwiringiyimana, mbere yuko yicwa. Amagambo yamaga muri Uwiringiyimana Agathe kubindeba hagati mu gihe nka 11:00 za mu gitondo yarampamagaye ambwira ko bamubujije kujya kuri radio kujya gutanga declaration yagombaga gukora, no kuvuga kumenyesha abanyarwanda uko ibintu byagombye kumera nyuma yo kumenya ko umukuru w'igihugu yishwe. Iyo declaration twari twayumvikanyeho yasabaga ko bemera umutekano, hagira abantu bise basubiranamo cyangwa se ngo bakora ibindi. Kabiri nuko yavuga ati umukuru w'igihugu azashingurwa mu cyubahiro nitumara kumvikana n'abantu ba guverinoma. Gatatu atubwo amasezerano yarusha azashyirwa mu bikorwa. Ntabwo rero byabaye, bamubujije kujyayo. Nko mu masaa 4 yaratelefoniye, igihe ngiye kwitaba telefone madamu wanjye niwe wayitavye. Ntabwo yarimazeho akanya, yaje arambwira ataravuze ngo nuva aho ngaho bagiye kutumara. Nayo magambo ya nyuma rero yo iteka ndayibuka, no kwibuka n'ijwi rye nkumva mfite agahinda gusa, kuko umuntu ugutumaho akubwira ati tugiye gupfa kandi we akaba yarapfuye mbere, ni ibintu biteye agahinda cyane. Arakubwira ngo bagiye kutumara, ubwo niwe yaburiraga, wabigenje ute? Ninge yaburiraga, ariko icyo nabagiye kuvuga muri ya telefone ya saa 11:00 za mu gitondo nuko yambwiye ati Minisitiri Rucogoza Faustin atuye bamaze kumwica. Rucogoza yari minisitiri w'itangazamakuru? Yari minisitiri w'itangazamakuru wo muri MDR. Ambwira ko bamwicanye n'umugore we n'abantu bari baje kubasura. Ubwo twebwe twaketse ko abamwishe ari abaduhigaga, bikaba nyine ari nayo mpamvu masaa 4 yavuze ati no kuva aho ngaho bagiye kutumara. Nongeye icyo nakoze, nari naraye ntambuye imyenda iryo joro ryose tumaze kumenya ko perezida yapfuye nta muntu waryamye. Ubwo rero nari nturanye n'umuzungu wategekaga ibyo bita Care International, nabanje kumutuma umuntu umubwira ngo ndashaka kuza iwawe. Umuzungu ntabwo yabyanze. Ubwo rero nasimbutse urugo binangoye ngwa iwe muri jardin mu gikari hari imbere y'inzu, abisha ahantu kuko amasasu yavugaga cyane, byasaga no gutegereza urupfu, kuko natekerezaga nti abambonye mpasimbuka baravuga aho nagiye. Umuzungu nawe isinga yavuganye nawe, ariko ndakeka ko abantu kuri ambassade bazi kuvugana nawe ati no kuva aho ngaho, ati no kuva kureba ahantu. Ntabwo rero numvaga hari ahantu nagiye, ntaho nari mfite mu mutwe. We yambwiye ko adashaka gupfana nanjye, ngo niko bamubwiye. Telefone ambasaderi ko nimero 8 zize mu mutwe wa Amerika asaba ko musubiza uwo mugabo, baravugana. Iyo yavuganye simbizi, takora umugabo yaravuze ngo nongeye subire muri ako kazu nari yashizemo n'akantu k'agashambure bita debara, n'akantu basa n'ababika mu bintu mbese. Hanyuma haza kuza umusirikare wandindaga, umusirikare namuze ngo mubwire amagambo meza gusa ko nta kinabona namugororera. Ubwo yari umusirikare wa he? Ari umusirikare mu bajandarume mu bandindaga, kuko nibagiye kubivuga narindwaga aba Bangladeshi bageze ku 10. Abangladeshi ariko mbere yuko nsimbuka nababaje niba bashobora kundinda batimishoka. Nibwo rero nasimbukaga urugo, ariko uwo musirikare nawe hakaba hari 5 b'abajandarume b'abanyarwanda bahasigaye. Numwe muri abo ngabo rero arambwira ati baba Bangladeshi bagiye kugenda, ibyiza nuko wajyana nabo muri blende yabo. Njya muri iyo blende nsanga buzuyemo, bagenda bagikiye. Ngiye kubona mbona tugeze kuri Minuare ko bita hoteli Amahoro. Ndahaba hava ku itariki ya 20, nkavanywe na Dareri ambwira ko ibyiza najyana n'abasirikare b'Ababiligi. Kiwavuye gute ku Mahoro?
ku mahoro kugira ngo mpave. Dareri yavuze ko bazana imodoka ya burende bayishyira ku muryango, mbese ku buryo uwinjira muri iyo modoka ataboneka. Banyuze ku kibuga kugira ngo uve muri burende nabyo byaragoranye. Bazanye n'imodoka ya sitasiyo batwikiraho ihema, ninjiramo banshyira mu ihema, bangiza noneho aho indege yari iri, zimwe zifunguye inyuma, zimwe zitwara abasirikare, haba harimo imizigo n'imigozi bamwe bagenda bafashe. Njyewe nta nubwo nanicaye, ubwo nicaye hasi. Bamfungura mbese ngeze mu ihema kubera ko batinyaga ko abantu barindaga ikibuga bari bagihari b'abasirikare b'igihugu b'u Rwanda b'abafare, batinyaga bati niba mubona bari kundasa. Bityo rero nuko nagiye hanyuma ngera i Nairobi. Gutse none iyo utekereza bagenzi bawe uyu munsi twasuye hariya ku irebero amarimbi yabo, ubyumva gute Twagiramungu? Sinumva ukuntu ushobora kubisobanura, ntabwo ushobora kubisobanura kuko ni abantu twakoranye kandi twakoranye neza, twibwira ko igihugu cyacu kizagira amahoro. Ni nacyo gituma hari muri iki gihe naranze kuva muri politiki, kuko kuva muri politiki kwanjye ni kimwe no kubahemukira. Birangora rero ko iyo mbaza ikibazo nk'icyo, uretse kubwira gusa ko numva mfite ishavu nibuka ibyo twakoze kandi tutashoboye kugeraho. Ndagize nkubaza ingaruka za politiki yawe ku muryango wawe, simvuga umugore n'abana, ndavuga umuryango mugari nk'uko abanyarwanda bameze, nizihe muri iriya jenoside yabaye mu Rwanda? Ni ibintu bibabaje cyane kuko ikimbabaza ntabwo ari abantu bakuru. Ihangane Faustin, ihangane. Ihangane. Bakuru banjye barapfuye, ariko ikibabaje cyane ni abana bato bagiye bagwa mu bintu nka biriya. Abana babo batigeze bajya muri politiki, abuzukuru babo batigeze bamenya icyo ari cyo inkotanyi, cyangwa se ngo nanjye bamenye bazi ibyo ndimo. Ari abana bato kugeza ku mwana w'amezi 2. Ntabwo navuga byinshi, gusa iyo mbaze abantu twari dusangiye amaraso bapfuye muri iki gihe 32, kugeza kuri murumuna wanjye basanze Cyangugu bakamwica. Yari umwana ubyarwa na mukadata, yari n'ikimuga, ariko baramwishe igihanga bagisiga ku irembo, bashyiraho agapapuro ngo rukokoma nahanyura ngo azabimenye. Faustin Twagiramungu.